ase we biri seri wenda tuve muri za nkuru z'ibinyoma za zindi zo vanga wenda ngo ibiki n'ibiki. Ninde muntu utarigeze aswerana ku ishuri? Tuvugisha ukuri man, abantu bo ku ishuri muri interna mwese ndagira ngo mbibutse akantu. Murakibuka se akantu k'ukuntu imifuka ya uniforme imifuka ya uniforme y'ijipo z'abakobwa yabaga yaracitse. Yaracitse nyine barayitoboye ku bushake, atari ukuvuga ngo warapfumutse ngo iki, warapfumutse. Hakaba hari nk'umukobwa utabitsa bike mu mufuka ngo ayikubikire, utaha agapapuro ngo akakubikire kubera ko umufuka we wapfumutse. Ubundi bya bindi ngo by'abahubi, ngo aba boyfriend, ngo aba best friend, ngo ni inshuti yanjye, ngo ni bestie. Uziko se ku ishuri twayaga duswerana, mwarimu arimo kwa kundi bagitera intebe nyine zireba imbere zose, mwarimu akaba ari front, mwebwe nyine muri inyuma ku ntebe ya nyuma mu nguni. Yaba uramutse uje ugafata agatoki k'umujama wabaga hicaye bro, ukakinukiriza cyane cyane ak'iburyo, kano gatoki ko kuri faka nyine ka musumba zose, wari usange kanuka iby'inyanja ndagaswe. Abaswera baracumitanaga, cyaze nanjye wigeze kuhandira kamwe ako mwe nyine mwarimu atarimo. Umva nyine ukuntu byagenze. N'umuswera yaraje agatse, baby waretse uyu munsi nimugoroba twabyita ngo kwinyesebura, tukaza kwinyesebura nyine nka gutamukanje nuza kujinurana byari yamisomano yo kuzamuka umanuka ikinwa kakizundika mu menyo bro. Urumva noneho ubundi nyine ndamubwira nyine uzi kugenda uhangurire ka shokora. Twakunda kugura udushokora kugira ngo nyine agashokora uza bakubita mu kanwa, undi ujye ujinura wumve biryoshye. Wajinuraga ikinwa kajyana n'agashokora, kumva ni igishokora sha ya noneho nyine ubwo ngubwo ahita abwira umubebe twari inshuti mupamani ngo aze kujya kunzanira shokora. Genda muhereza kibiri. Asohotse hanze uwo mubebe nyine yakundaga gusohoka kuko yari umuyobozi mu kigo. Azana nyine agenda agura shokora, arabanza arayizana arayimereza, arambwira nyine ngo nyihe uwo mutipe ako twari tubiziranyeho nyine. We ahita yiyongera yikomereza diruze, ahita yigendera umubebe. Ubwo ngubwo nyine tugenda tujya muri dorotwari, tuvamo tujya kurya muri refectoire, naho tuvayo ibintu byose birarangira nyine. Kandi ubwo na animateri nawe yaranteretaga. Animateri we ntabasweze shaho. Animateri we nyine yarakujyanaga agakujyana, yarazaga kwiyenzaho nyine umwana agahita agufatira mu gikosa nyine akakwiyenzaho ngo ntiwambaye wenda inkweto za buraka, ntabura ibintu akwitoratoza, agahita akujyana muri bwa ofisi bwabo. Ubundi yamara kukugeza muri ka ofisi akagupfukamisha, agatangira kukuganiriza agahagaze hejuru n'inkoni umuswera. Kubwira ngo nise ngo bimeze bite, ngo rege ngo ntagomba nkwishyuza aho ngaho kuko nkwanga, sibyo ahubwo mbagira ngo mbone umwanya wo kutuganira twisanzuye. Mani yarakuganirizaga akakuganiriza yagupfukamishije, ubundi mugapanga n'igiprote cy'ukuntu uzajya kumutamu mani.
manzi twagiye wajyaga kumutamo ukamutamo wamara no kumutamo mani yamaze kuguswera mani yakumazemo amaturu akagaruka ukajya gusimbuka geti animatrice yagufata cyangwa undi muyobozi bro umugabo akakwihakana abaginga cyaza yaba wenda yagutayemo nk'ibiceri cyangwa bya bintu byo gusaba impushya za hato na hato sometime nyine akakubabarira ntagire ntakwitendekaho byadanje nk'abandi bateri nabo baradusweraguye we sha noneho mani hari igihe habaga ari nk'ibikobwa nka 5 bifite ibintu ubundi afite icyo arya kuwa mbere ijya kuwa kabiri cyo kuwa gatatu kandi byose bibiganira mani ati njye nagiye mani twe ntabwo twatetse ubushize mwe yagutekeye nyuma ati njye twariye amafi yari life nyine tu ubwo nyine jama wanjye ubwo twari twumvikanye ko turi buze kujinurana nyine ubundi kubera ko twatangiye kare tubipanga ahantu hose turi nyine tukaba turi kuganira ubwo ngubwo nyine namubona ahagaze nyine agahita ndembuza agahita ambwira ngo niyo tugende kwicara hari mugashyira intebe tuvugisha ukuri ya desk hanze mani mukaganira intoki ziwe yazifashishije nko mu kibero cyawe cyangwa iki ugenda kongoza nyine akubwira ukuntu biri bugenda kubaza ukuntu uri bumusome ukuntu niba uri bunamuswereshe mani nyine agahita atuma nk'umujama we cyangwa agahita amusaba gapote yo ku ishuri shaho mani undi mukavugana uburyo muri bubigenzemo urumva twe twarakandanye wumve ngo bigera paka nyine wumve kurikirane turaza kumva uburyo narinze aho ngenda akanswerera muri dorotwari y'abahungu nyine twahereye kare nyine turi kugenda twuzuza dira ukuntu turi bubigenze ubwo ngubwo nyine arangije arambwira ngo mbona si bebe ngo numva uri tayari se ngo uri mu bihe byiza se ndambwira wapi ntabwo ndi mu bihe byiza shere ndumva nyine haje gusa akantu yari umwana wo mu mabosi arambwira ati nyine we urantamo akabango urumva nyine nta kondomu dukoresheje nyine arandongorera aho ngaho dukorera aho ngaho ati ubundi nituza gusoza ndagutama ibiceri byo kugura umunini ndamubwira ahubwo wowe hamagara wa mu sister wagiye atuzanira umunini noneho ngembe nkufite umusista ndamuhamagara nyine turamuvugisha twembi turamubwira ko dushaka nyine kanini ko kwikorera gahunda tubwira ati ntarebe impamo ibiceri tugurira ikinini arakizana akatubwira ngo mani ibyo bintu ntabwo ari byiza muba mugiye gukorera aho ngaho turamubwira abandi siko biba byanze turabigenza gute tuniyongoza n'ukuntu twajya gukodesha irogi hanze ariko tukabona wapi ntabwo biri buze gukunda ntabwo bari buduhere uruhushya icyarimwe ubundi jama nyine ahita agenda avugana na Domurida ni umuyobozi wa dorotwara aramubwira ati se njoro ko ushaka kuza kwitamo icyana hano hari ukuntu abantu baba bafite nk'ikigo cy'ishuri gifite ikidorotwari kinini ariko abanyeshuri bose badakwiriye ku bitanda hari nk'igihande kimwe kitabamo abantu ubundi turangije nyine aramubwira ati nyine we niwe yagiye kubimwongoza njye naramubwiye wowe mubivugane nabyemera turaza kubikora aragenda baramuvugisha aramubwira ati ko nshaka kwitamo icyana nuse turaza kubigenda gute mani
njye nshaka kugiswerera hano kandi nta bintu byinshi, nta bintu birenze. Umuhungu aratangaye, se ngubu badufashe tumahise ndo wadufata twese iyo tumaze kuryama ko nta wundi muntu ubuza hano ari twebwe twenyine, kubera ko twese dorotwari zabaga mu kigo mo indani. Ni ukuvuga ngo imiryango yasohokaga muri dorotwari yahitaga isohoka ijya no mu mashuri. Na bya bindi ngo dorotwari y'abahungu ngo iba hanze, mani bya bintu byo gufata dorotwari y'abahungu ukayishyira hanze ni shuwadiro, kubera yuko biragorana ko abakobwa bavamo bakajya muri dorotwari y'abahungu, ariko iyo dorotwari zirimo imbere abana bitamo ibibebi mani byatari. Ubwo ngubwo nyine amasaha yo kujya muri etide barageze. Amasaha yo kujya muri etide ageze tujyamo, ariko tujyamo twacagenze kubera ubushego twiriwe tuganira dukoranaho tugira gute. Noneho ubwo ngubwo ngenda nambaye ijipo y'umukobwa nawe wayiciye nyine, waciye umufuka wiwe. Ubundi abandi ngo bari muri etide, ngewe niyambariye ya jipo yacitse. Jama akajya acisha muri wa mufuka agakora kuri pusi, mwana agakora ku gituba, uza agafinga ko mu ishuri kaba kameze nk'ijuru ritoya, agenda ashima imishino, agenda gukoraho nyine abantu mukanyuzamo mwabatabareba kubera biriya bigofero bya jampa, noneho mugahana n'utubizu mugasomana mukajenurana. Ubundi turangije duhita tuvuga tuti hano hantu bari kutubangamira nyine ntabwo turi bubazimirizeho amatara, dupanga kujya inyuma y'ikigega. Muri Congo ndagaca niko twahitaga. Ahita agenda, ngiye musangayo, noneho tugezeyo bro noneho ya shokora turayataka, dutangira kuyirya. Jama yicara ku kabaraza k'ikigega, ubundi nanjye yajipo umufuka ndawuhengeka, umufuka umwe ureba imbere ku gituba, undi ureba inyuma ku kibuno, ku buryo noneho nawe ari bufate diki akayicisha muri lisani, urumva. Ubundi nanjye nkicaraho, ubundi agahita yicishamo mo hahandi hacitse, ubundi igahita igera muri pusi. Naby'ikariso nari nagiye niteguye. ubwo nyine umuzamu abaraje nyine aza amurika ibitoroshi, agiye kutugeraho tuba twamubonye, mpita mpaguruka ku muhungu. Umuzamu ntabwo yari bumenye ibyo ari byo kuko yabonaga twambaye, atubwira ngo muramara iki aho ngaho, turamwihorera, afata inzira aragenda. Noneho umujama nyine ahita ambwira, bebe ngumva nkubwire se ngo wafashe hano ku kigega ngo ukama k'inyuma, nabwo nambaye iniforume mani, kubera wa mufuka wabaga wacitse yahitaga acishamo nyine nk'ugiye kunyara diki, n'ubundi nawe yabaga yambaye ipantaro akajya agenda asunikamo gahoro gahoro, asunikamo gahoro gahoro, asunikamo gahoro gahoro. yabaga ari sho yaragufakinga gukumva ni hatari. Noneho turabikora, turagerageza kubera ko nyine ntabyo kwisanzura umuntu yabaga yumva yaryohewe, ariko ntabyo kurangiza. Prefa baciyeho nabwo tuvaho, turangira turamwihorera, nawe aratubaza ngo turakora icyo, tubwira ngo duhite tugenda. Undi amasaha yo kujya kurya barageze nyine tuvuye muri side. Ubwo ngubwo duhita twigendera nyine tujya kurya, nabwo twarariye se wapi, ntabyo kurya, abo twari turi kuzuza gahunda y'ukuntu ngiye guhita njya muri dorotwari. Ubwo ngubwo domurida ahita agenda arafungura, agifungura umuhungu ahita ambwira ati genda wowe ndagushakira ibintu byo kurya. Ahita ajya muri kantine kugura amandazi n'ibiraha byo kuza kunzanira. Ubundi mpita ndagenda muri dorotwari, sinari mpazi n'ubwa mbere nari mpageze,
mpageze mani yama noneho ikijama gihari bari bakibwiye nyine nagisanzemo muri dorotwari cyasigayemo ngo kinyereke nyine ahantu mpita njya gukwamira nyuma y'amamare n'ibiki njyayo nyine mpita nkwama urumva ubundi noneho bari babiteguye ko barabizi nyine ko hari umuntu uri buzane icyana uburiri bumwe barabumuharira ariko turavuga tuti nitujya ku gitanda kubera ko akenshi biba bitanda biba ibyuma na rasoro kiraza gusakuza turavuga tuti we n'ubundi aho bari bugutegurire birenze turaza kwipangira ahacu tujya muri cya gihande kitarimo abantu n'ubundi nyuma niho byaje kurangira twigiriye ubwo naragiye nyine njya aho bambwiye gupongika abanyeshuri bigeze aho baraza batera story mbumva abahungu baba bafite story noneho kureba muri dorotwari bose imboro zirereta abaryamye bambaye boxer batambaye abavuga iby'abakobwa abajenuranye n'aba batoye finga yewana ukuntu nyine basomanye muri etide ukuntu agatereta katamwumva mbese buri kimwe cyose nyine abahungu baba baganira bisanzuye nako si n'abahungu bonyine n'abantu bo muri dorotwari bigeze aho ngaho nyine umuyobozi araza azimya itoroshi nuza amatara noneho afata itoroshi aramurika neza kubera yuko n'ubundi bari banshyizeho ibikuvureri ntiyari bumbone ahita acaho bararyama na jama wanjye ajya kuryama arasinzira bro n'abandi bose bararyama ariko yararyamiye amajanja nka za ntuza bigeze mu gasaa hahandi abantu bose baba bafatishije ngiye kumva numva yaje arimo aranshima mu birenge nari nanisinziriye ubundi ahita ambwira ngo igire hino yewe ndahigira mbega ukuntu byari byiza uzi kuryamana n'umuhungu ari ubwa mbere ugiye kurara ijoro nyine upfumbatanye n'umuhungu cyangwa ijoro riguye uri kumwe n'umuhungu noneho rikagwa muri dorotwari barisi noneho ubwo ngubwo umuhungu ahita ambwira ati ngwino atangira kunsoma ibikeya nkoraho nyine arimo arantegura nyine nk'umuntu ugiye gushyiramo nyine ubundi arambwira ati bebe ugiye kunama ufata amano ubundi twongere dusubiramo akantu twakoze karema kakadutesha ubundi umuhungu akageza kuri ka kantu ko hejuru kararyoha my friend gaswera kanyonga kishimisha yewe uba wumva ushaka kuvuza induru mani bikanga kubera hari abantu benshi ukimunya mu gituba cy'ikibano kiraryoha gukora ibintu uri kubyiba biraryoha urihangana ntabyo kubwanuka iyo ushatse kubwanuka nyine uba uhise uraburiza ubwo nyine jamani gumya nyine nkoraho ku mabere iwana arampa bigeze aho ngaho nanjye nkajya nyunga akambwira nimusundire najya gusunda bigasakuza yajya gukubita cyane bigasakuza ruswera aho uko abayobozi bari babizi imana baratubwiye ngo nabo bari bashyukwe bari kubyumva bigeze bakambwira ngo utaka gakeya kugira ngo nanjye nze kubona uko ndangiza utaka gakeya ubundi akajya agenda mana abahungu baba bazi n'utuntu akajya agenda agafata umutwe wayo akawutsindagira muri sexy yose azamura yongera amanura azamura yongera amanura noneho iyo uri kurya k'inyuma uri kwerana k'inyuma mani ibice by'umubiri byose biragenda ari imishini ukajya hanze rugongo zikajya hanze ibintu byose bikajya hanze bigashinyika noneho ku buryo ibice byose abikoraho ukagira ngo biri hanze nyine nta na kimwe nyine kiri mu muntu imbere ubundi akajya akoraho nkamwumva aho kuzaho nkabyumva nkabwasherenda kukumva yongera kongera nkabwasherenda kumva aranswera we aracumita ubundi nanjye nyine ndagiza nawe arakomeza ariko cyazanye amazi ambwira ngo shere wihangane ntabwo ndi bukunyaze turi muri dorotwari ubundi aranswera byatanje arangije kunswera ahita agenda aramfungurira tugeze
kumbi twageze hanze nyine kuri dorotwari hafunguye ariko akugi kinjiramo mu kageti kabo ko babaga kafunzwe n'umuyobozi tugiye kuryama. Ajya kunyuriza we n'abandi bajama nyine, tugenda tumanika isaso ahantu, isaso y'igitanda nyuririraho, maze kuyuririraho mpita manuka nyine ndagenda njya muri dorotwari byacu nka 10:00. Nararyamye shahu sinabyutse, ariko masha tuvugishe ukuri muri interina imiswerano, mbanza no mu bamanseri hajemo abahungu bajya bahora badikurana.